Turagarutse ngo tuganire gatoya, hari amakuru mbonye yihuta mu kanya mu masaha make ari imbere haraba isengesho ryo gusabira igihugu baryita Thanksgiving prayer breakfast. Ni isengesho ryitabirwa n'abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, mu rwego rwabo rwa politike, rwabo n'urw'umutekano n'ibindi, bagamije gusengera igihugu bashimira Imana aho kigejeje giteza imbere. Kandi ubwo ni isengesho rigiye kubaho nyuma y'igihe gitoya hafunzwe insengero. Muribuka ijambo perezida yavugiye mu nteko ishinga amategeko ubwo yakiraga indahiro ya minisitiri w'intebe n'abadepite bari bamaze kurahira, avuga ko bigaragara nabi kuba igihugu gisa naho cyahindutse akajagari k'amadini y'urudaca. Uyu munsi havutse idini, ejo havutse irindi. Bamwe mu banyamadini icyo gihe ntabwo twirwa tubavuga amazina barabyamaganye, babyita yuko ari ukurwanya gahunda y'Imana n'ibindi byose. Ubwo rero mu kanya mu masaha ari imbere ntituzi ngo nisanga ariko buriya byari byo byose ntabwo bigera nyuma ya saa sita bitaraba. Iryo sengesho ryo gusabira igihugu riraba, riraza byari byo byose perezida ashobora kuza kuryitabira nk'uko asanzwe abigenza iyo ari mu gihugu atagiye muri gahunda zo hanze yacyo, akashobora no kuza kuhatangira ijambo. Iryo jambo hatangira ntituzi igikubiyemo, ariko ashobora nanone kuza kongera kugaruka kuri ibyo bintu byaranze iminsi yatambutse. Kandi mwibuke ko yabivugaga rwose ubona ko byamubabaje, atiyumvisha ukuntu abanyarwanda ngo bagize gutya bakarindagira bakayoboka abanyamadini babarya amafaranga yabo. Icyo gihe cyaha abanyamadini nabo bagenda bashukisha abantu yuko ngo bazabasengera bakajya mu ijuru bakabaka amafaranga, ayo mafaranga akajya mu mifuka y'abo bantu n'ubundi basanzwe bifite. Yasabye ko ahubwo binashobotse ayo madini yajya anasora akantu k'umusoro kari gashyashya mu matwi y'abantu. Perezida we akavuga ati ibyo ari byo byose nubwo wenda iby'ibintu bijyanye n'uko bakoze ibyaha bikurikiranwa mu nkiko byaba bitaraba, ariko ku mafaranga bishyuje umuturage reka tujye tugabana dushyireho umusoro. Ubwo ngubwo icyo yarakivuze, by'umusoro ntabwo birigwaho ngo tumenye ngo bimeze gute. Mu minsi iri imbere nibwo wenda tuzabimenya niba inteko ishinga amategeko izicara igasuzuma iby'icyo gitekerezo cya perezida. Ariko uko bigaragara ni solution yatangaga yo kugira ngo byibura ace intege abo bantu batekera abaturage imitwe bitwikiriye ijambo ry'Imana. Ubwo rero ni ugutegereza ikintu kiri buze gutambuka mu masaha ari imbere, tukumva icyo ari bubivugeho n'icyo abandi bayobozi b'amadini bari aho ngaho bashobora kuza kuvuga kuri icyo cyifuzo yatanze, no ku cyemezo kimaze iminsi gifatiwe amatorero menshi yo kuyafunga, ndetse hari n'ayo basenye kubera ko nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabisobanuriye itangazamakuru, izo nsengero zari zubatse mu buryo bushyira mu kaga abaturage. Kandi ntabwo leta yareba ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ibirenze amaso, ibirenze ingohe, kuzageza ubwo abanyarwanda bashobora guhura n'akaga ko kugwirwa n'insengero zubatse mu buryo budakurikije amategeko cyangwa se budafite ubuziranenge. Tubitegereze rero, biri mu kanya mu masaha ari imbere tuze kumva ikiri buze kuvamo.